Wow! Wow! Final! Ngo turi muri downtown. Downtown. Bambwira akajambo maze kwiga kuva naza hano. Ikibazo kibabaje nzagasubiza mu Rwanda banyica. Ngo god damn. God damn. Pius umusize wundi. Umva Pius nagiye kubona mbona musanze hano. Ntago wari uzi ko hari? Oya. Ukuri. I swear. Ahubwo twagiye gutekereza. Ko mu rugendo hari harimo aka. Of course. Pius. Shandishimye. Imisatsi ko mbona ari Abanyamerika. I mean like. N'ikinyarwanda cyagiye I mean like. N'utuntu twa. Umunyarwanda wabaye muke. Kahise kaba muto Akanyarwanda muto. Ndi kubibagirwa. Amakuru iki? Amakuru ni nziza. Amakuru ni nziza. Ubu se Ikinyarwanda mutoya? Izu yabo ndagenda ndakoma ndavuga nti weri hana we. Kwa arukuno bagutembereza akajya ngo hangani ko ari anashaka kubasa wambare ibyura nkanakomanga. Ngahangani kwa Justin Bieber my friend uko bimbwira uri mu modoka ngo biyeke suhagarare bakubaza icyo hakujya. Ese byasere niho baba. Wose ko bari barimo ni tana. Itwa babaza umunsi n'umuda challenge twatana muri muri Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this. Yes, bite byanyu mumeze mute? Nizere ko muri sawa cyane, nizere ko Uwiteka Imana. Yes, ibinari turebye abarambuye ibiganzwe n'ibyo ndimo ndavuga. Urabona ko uyu munsi intro tuyikoreye mu modoka tugenda. Ariko mukore subscribe mwahonye ibiganiro byiza. Urabona ko urugendo rwo mu Rwanda rwabyaye umusaruro by the way. Mwabonye butera knowledge. Murimo murareba kugira tuganije ku rukundo we na Clement tubwira ku muziki uko yatangiye ku ndirimbo ye aheruka gushyira hanze ntacyo ndetse n'ibindi byinshi cyane n'amabanga atandukanye ku bana ukubwiza twagana ibintu byinshi cyane na butera knowledge. Murebe ikiganiro kiri munsi hanyuma murebe na Platini P iyo pijaze baba nawe mwabonye ko twahuriye muri Good Daddy Music kwa Zizu turaganira nawe ni ikiganiro cyiza cyane nawe n'ubwambere nawe yarafunguye amarangamutima araganira aravuga ibyo biganiro byose biriho ndetse mwabonye na Tom Close mwabonye n'ibindi biganiro bitandukanye byo mu mihanda nakoze ndi muri Kigali. Ariko ntago amakuru arangirira hariya ntago amakuru burya Yahise arangira ndi muri Kigali gusa munyihangane ndatwaye kandi magomba kwitonda kugira ngo polisi murabizi yo mu Rwanda yitinyandikira polisi yo mu Rwanda yitinyandikira zo ngomba kwitonda ugatwara neza uganira ariko nanone ureba umuhanda. So ubu rero ndi mu nzira ubu ntago ndi mu Rwanda no kubabeshya ntago ndi mu Rwanda ndi muri Seattle ubwo ni Washington DC mu mujyi wa Seattle niho ndi ntaba namenya amakuru rero mfite amakuru yizewe yuko umuhanzikazi dukunda cyane w'icyamamare ufite umuhanzi w'icyamamare surprise w'icyamamare mu Rwanda nzi dukunda ni surprise iteye ubwoba ngiye guhura nawe ari kuri airport aza muri Seattle. Nanjye nafashe umwanzuro ndavuga ndagenda. Ni umwe mu bahanzikazi b'ibyamamare dufite mu Rwanda, ni umwe mu bahanzikazi abantu nzi bakunda, afite n'ama award menshi ya best female artist. Ageze ngo kujya nk'imyaka rwose nawe afite award ari uzitwara yikurikiranya. Yes, ndi kubona director wanjye bamwita Kavoma ma bro. Osapu nizazinde ebyiri yes ubwo ni peace and love iyo tuvuze intoki ebyiri tuba tuvuze amahoro no kubahana. Yes ni turi kumwe rero reka ni Ali Studio one yawe kara subscribe ndi mu modoka ndimo ndajyayo ndabura iminota ingahe wabereka arabura iminota 12 ngo tugere kuri airport. Urabona hano hejuru byanditseho SeaTac cyangwa se Seattle Tacoma Airport niho turimo kujya. Yes mwihangane gato rero mukanya ndababwira uwo ari we mukanya ndabereka ageze kuri airport. Sibyo reka driving twitonze.
Wow! Sasa! Wow! Final! Muraho. Abanyamerika muraho. Ndakubona. American ambassador. Wagwan. Bro, wamubonye Alyn Sano muri Amerika. Unaniona. Hari film bitaga ngo Coming to America. Niwo ni tana. Itwa bagwaza umunsi n'umuda challenge twatana muri LA. Ubu muri Yes. Ndakubona. Oya mana push. Ndakaga kari fresh kabisa. Wow. Umva, shandishi. Imisatsi ko mbona ari Abanyamerika. I mean, like. N'ikinyarwanda cyagiye ni I mean like n'utuntu twa Umunyarwanda wabaye muke. Kahise kaba muto Akanyarwanda muto. Ndi kubibagirwa. Amakuru ki? Amakuru ni nziza. Amakuru ni nziza. Ubu se Ikinyarwanda mutoya? Ikinyarwanda kangahe? Gatoya. Mu Kinyarwanda kano kabagaje ke. Wow, mwaje nkutaka mu modoka ndimo ndakuvuga babwira nti ni surprise tugiye kwakira umuhanzikazi w'umunyarwanda w'icyamamare. Umwe mu bahanzikazi nzi abanyarwanda bakunda wigeze kwegukana ibihembo bya best female. Hari igihe wigeze gufata umuziki ukagera uwo bitwara gusa haravuga abandi bahanzikazi barabirukanye mu cyuho. Oya shawo ya. Tugomba gusharing. Ni gusharing. Muri minsi mwe muri sharing. Kigali you share guys. Si hari ubura dukora iki ariko Kigali Siaro freeze. Siaro ngira freeze ngabura ngo ntabwo abantu babo ari social. So ubwo rero nizako share Kigali na freeze hano bishobora kubyara ikintu cyiza. Ya bihita bijyariramo hagati. Yes, umeze Amerika yakwakira neza. Neza cyane. Wow, muri mwishimye ari studio wana narababwiye ariko. Ni ama surprise on a surprise. Nta mustar w'umunyarwanda ugomba kujya muri Amerika ntagere muri ari studio wana. Nuza muri Amerika ntugere muri ari studio wana ubwo uzamenye kutagize muri Amerika. Amerika wajemo bari pirate. Ikaze muri Siaro. Yes, ambassador bundi Matilda mukara bararo yanyice. Nahita ite. Ariko ejo nziraje nabaye ambassador by the way ndashimire. Yeah. Bagombaga ko kuza kuntora kuri airport. Cyane LA naragerageje. Ndavuga nti ngomba kuza LA biranga. Then adesida kwizira Seattle Washington. Bayita Seattle Washington. Niho turi kumwe. Ariko wenda mbere yuko twinjira no mu modoka twaganira gatoya ikibazo cyawurarushye gato ndashaka nkubaze twakubonye muri LA mu mihanda ya LA uri kumwe na DJ Afreli uri kumwe actually na DJ Pius Pius umusize wundi umva Pius nagiye kubona mbona musanze hano ntago wari uzi ko ahari oya LA mwahuye gutya by chance ntago nzi ko yaje nukuri I swear ahubwo twagiye gutekereza ko mu rugendo hari harimo aka of course Pius naza tubwire ubugishije ukuri Sano yagusanze muri LA gutya gusa cyangwa harimo akantu Pius namu ariko yaba ari couple nziza by the way yeah we have to consider that cyo gukunda ari ibintu byinshi none se urugendo rwagenze nabonye mu makuru uvuga ko wari waje muri conference hariya muri naje muri NAM show NAM show ni iki ni conference ihuriramo abanyamuziki bava ku isi yose nabyita ko ari nka expo y'umuziki aho abantu nyine bahurira n'abandi bagakonekitinga bagacuruza ibikoresho by'umuziki bakareba abamanager bakareba abahanzi bakareba nyine like ni nka ya expo igibera kuri Gikondo ama technology mashyashya yasohotse ama microphone mashyashya ama instruments mashyashya abahanzi ama stages so it was the most amazing place for me to be this year. Wow. Nicara imbere dore n'u Rwanda uretse bamwita Alyn Sano yitegura ama exclusive mu mihanda n'ibindi byinshi cyane
nibaza ko tugiye kuganira byimbise, tugiye kutuganiriza Alyn Sano azaduha byinshi ku rugendo rwe ndetse byinshi ku muziki we, kariyeri, indirimbo nshyashya zirimo guca ibintu ze, ni byinshi. Mwebwe mugumane na Ali Studio na turi kumwe. Iyi system mubwira nta yindi ni SN Advisors, ikaba igamije kubafasha gukora ubucuruzi mu mijyi minini irimo abakiriya benshi, kuva muri group homes ugaca muri home health agencies ndetse assisted living facilities kugeza no kuri host home programs. Ahangaha reka nkubwira, urimo urakodesha inzu bakaguha abakiriya 5, aha ndavuga leta, ku buryo utangira n'abakiriya 5 bo kwitaho. Reka rero mbabwire ibyo bakora kuko ni byinshi, kuko amakompanyi menshi akora ubujyanama abafasha cyane mu gushaka ibyangombwa ndetse no kureba ko amategeko n'amabwiriza bikurikirwa. Ariko SN Advisors bo barenga aho ngaho. Aha rero naganiriye n'abatanga serivisi bakorana na SN Advisors. Ubutumwa bwari bumwe, barabizi, bitaba vuba kandi bafata abakiriya babo nk'umuryango. Kwino nawe ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri telefoni 888 3804051 cyangwa se ukatwandikira fax kuri 48065582763. Wanadusura ku rubuga rwa wa@mysnadvisors.com cyangwa se ukatwandikira email kuri info@mysnadvisors.com. Yeah man, wabonye umujyi wacu? Guys, the city. bamwamaze kukinsinda igitego. Akaraga karitse usenda Nyamirambo suko ibimeze hano. Nyamijosi yanjye kabisa nayo bibarusha. Kandi nawe umwana w'iwacu, wari umwana w'Josi. Go, nawe umwana w'Josi. Oh yasha. Mirambo kwivuko bro. Shira. Agaruswe umwana w'Josi. Byandanje bimwe. Kuvuga kabisa. Oh, actually reba ingi uru n'uruganda rwa Boeing. Ngiyumva Boeing. Reba ntara byanditseho Boeing itwara abantu. Rwo nibaza ko ari rwo ruganda rukomeye ku isi rukoramo indege, sibyo? So urabona indege zirazi nizo kugurisha. So ushatse ntago wazongera kujya genda n'imodoka i Kigali. Ngiye kugura Boeing. Umuhanzi wa mbere w'umunyarwanda baba kugura Boeing tuharebe neza. Ni hanini ubugona gutya hose gukomeza. Bafitemo na aeroport yabo, so indege nyine kameme urumva indege ziba ziguye bazitestinga. Reba aha, reba hariya ku dutondetse birimo iramanuka. So nakuvuga ushaka kugura indege Ali, urinjira ukagenda cyangwa mu video clip ukafite akadege kawe uzajya ukoresha nta byandi mujya mu ndege zapfuye. Ujye ubona abahanzi bari mu ndege yapfuye iparitse hano Kampala ni kurra pa ya ndirimbo ya Bushari na ariko iriya ni art. Oya ni art, of course. Ni art kabisa. Ariko nyine ndimo ndabazana noze. Basa abanyamakuru twebwe guserereza. Ntago nakwemerera guserereza abasaza banjye. Kurra no kurumva kunda. Hasi. Kandi ndarayikura inziza byatari kurura. Yeah. Okay. So ubwo rero Boeing ariko ntago ari hano gusa. Ibifite nyine indege kuko zigira amoko menshi. Boeing ujye ubyumva ngo 780 na kangahe ngo 100. So nkanga usanga bahakorera ubwoko bumwe. So ugiye muri bino bice haruguru hari izindi campus hano ruguru uzamutse, hari iyindi nini cyane iri mu majyaruguru. Ubu turimo kugenda mu majyaruguru actually ya Seattle. So ukomeje ruguru hari iyindi, hari baba bafite n'izindi noneho bakanazijyana ahandi hirya no hino muri Amerika. Okay. Ushobora gusa no mu Bushinwa bafiteyo n'izindi nganda. Alright. Urabona ko ukuntu tukigenda, urabona harimo nk'akanjye tu. Ntabwo urakagura. Nagize ikibazo cya credit score. Bari barimo gucekinga credit yanjye. Kubera icyo wagize ikibazo cya credit score ntabwo ujya wishyura. Indege isaba menshi. Ntabwo urumva credit score y'imodoka ntabwo ari nk'iy'indege. Ngo nyine biba bizwi. Ushobora gusanga ari nk'imyaka 10. Ahubwo kare barimo nansobanurira ibya iriya inama wajemo. Hanyuma mbwe ngo muri rusange ubundi ijyanye n'iki? Muri rusange ijyanye na music. It's all about music. Nyine nayita nk'ari kwisobanura wenda nk'umuntu byoroshye. Navuga ko ari nka exposition y'abanyamuziki n'ibikoresho by'umuziki. Aho nyine abantu bagenda bagahura, tuvuga urugero nka company runaka icuruza izi instruments ikaba ifite booth yayo, company runaka icuruza zino microphones ikaba ifite booth yayo, noneho abantu bakagenda nyine batembera baza kureba bareba niba bagura n'iki.
none hakaba hari nyine n'amabooth yo gushowcasinga uko ibyo bintu bikora. Rero mu gushowcasinga uko ibyo bintu bikora hakaba hari abanyamuziki babikoresha, abaririmbyi bakoresha izo microphone, none hakaba harimo no guhura n'abantu nyine batandukanye b'ingeri zose, nyine like every music professional. So basically ni ibyo ngibyo. Mbere yuko dukomeze, iriya ni downtown yacu urimo urareba imbere. So hariya ni mu mujyi rwagati kwa Rubangura. Iriya ndende y'umukara ni kwa Rubangura. So hano hasi ni icyambu. Hariya harimo na quartier commercial. Irimo. Harimo na quartier n'Amateus actually. Amateus irimo no kwiposta nahakwereka. Okay. So hano hasi ni icyambu. Cyamato. Amato. Mu Rwanda ntabwo tukigira actually, tuba tuvuga ngo Dar es Salaam cyangwa Mombasa. So iyi nka Dar es Salaam yacu. So ibicuruzwa biva mu Bushinwa, biva muri Asia henshi byinjira no muri Amerika, nabyo byinjira hano. So hano niho wakura nk'indagara. Ubwo twari tugiye mu kuroba. Oya ndi kuvuga kwa indagara zijya zicanya. Ejo nzakujyana, ejo unyibutse, ejo nituza gutembera muri downtown nzakujyana ahantu bacuruza n'amafi n'indagara. Bamubwire nasanze indagara hano muri supermarket. Nasanze indagara ziba mu biryo by'imbwa. Ako kantu wakaboneye. Cyokoze hari ahantu ujya bacuruza nk'ibiryo by'imbwa muri supermarket, ushobora gushiduka wabiguze uzi ko ari nk'ibiryo by'abantu. Amahirwe wagira ari ukwitura hari nk'udufoto twimbwa, hari uduki. Ariko supermarket nk'iyimbwa, hari supermarket nyine nka kuriya kwa Nakumari, ari imbwa gusa. Hano ntabwo bazi ko abantu barya indagara. Noneho ninjiye muri African market nsanga indagara nyinshi ziri aho nyine z'abantu. Ninjiye mu isoko ry'abaze kare ntabwo ndazi kumbura, rega maze igihe gito hano. Wowe ntabwo ukumuha indagara. Fake. Ubishe kavuga ntabwo wahafi mani indagara sindazikumbura. Bari ku mabaga n'amapizza n'amaki Big Mac. Big Mac. Uri kuri Big Mac. Ndakunyica. Urashaka uruzinga se ku gafizike kawe? Oya fizike si Imana kari yitanga, yakambara n'amaguru. Jabyore. Si ibintu tuba duhangana tugaye mbyuka nkamamaza ashyushye ngo ndebe ko nagabanye kaho gatoya. Ziriya zo ziraza kuri. Ugikurikira ibya siporo? Not that much ariko. So, iyi ngiyi izi ni stade zacu. Ibanza ni T-Mobile. Actually izakina Super Bowl. Ujya kubyumva Super Bowl? Seahawks. Super Bowl ibera? Oya, ikipe yacu yitwa Seahawks, ikina American football. Kina muri no stade ya T-Mobile. Amavubi ya hano? Hapana T-Mobile. Iriya nako ya Lumen Field. Iri ibanza yitwa Lumen Field. Iriya ikiniramo nyine Seahawks. So yageze ku mukino wa nyuma izakina Super Bowl. Uzabibona kuri Super Bowl ari ya Dungeon ejo mu ndakira next week. Niho Bad Bunny azaperforminga. Ngewe iby'umuziki nibyo. Bad Bunny azaperforminga. So azaperformingira izabera ndumva San Francisco niho bazakinira. So iriya rero ni Lumen Field. Kubijyanye n'umuziki ni stade ejo bundi yubatse amateka muri hip hop. Kendrick Lamar yakoreye igitaramo kijije miliyoni 15 z'amadolari muri konsi n'ijoro rimwe n'ubwa mbere mu mateka. 15 million in one night ku matike. Kuri ticket utagira ngo ni aba sponsor, abantu bishyuye kwinjira. Yakoreyemo hari iriya stade ubu ngubu utashye uyibonye y'amateka. So inakiniramo ikipe ita Seattle Sounders niyo y'umupira w'amaguru. Iriya stade umunsi umwe tuzayuzuza. So n'igikombe cy'isi niho kizabera naho tuzakinira. Tuzayuzuza. Amerika ejo bundi izakinira hano azahari. So T-Mobile ikiniramo yitwa Mariners, ni baseball. Iriya ya bakubita ukirukanka. Yankees, Dallas Cowboys, Dallas Cowboys, zengife. Alright. By no tourist guide. Nuta tour guy, ambassador of the ghetto. So downtown ejo tuzayigarukamo. Ubwo ni iyi ngiyi. Twahageze dore kwa Rubangura ngahari. Oya ariko iriya ni ntuze ni Makuza Plaza. Iyi ngiyi y'umwero. Aya ni kwa Makuza. Ko yariyo ndende kurusha izindi. Makuza Plaza se kwa Makuza se siyo etare ndende iri mu mujyi. Wapi? Not mu Rwanda ko mu mujyi nagariyo. Wapi? Asigaye nibaza hariyo barimo barubaka ariko ya Equity Bank iriya ni izaba ari danje.
Vancouver iwe uzi ko disi twegereye ushatse wajya Vancouver aka ntacyo tuzagenda BC uzi icyo bivuga Vancouver BC ira BC ivuga British Columbia ni intara ni province cyangwa ni nka state hano nkuko bavuga Washington state so ni British Columbia ko hari na Vancouver ya hano muri Seattle nayo nako ya hano Washington nayo ni akajyi gato ariko I think ya black niyo nzu ndende muri nuvuga ngo Amerika nayo iracyakoronijwe rero ntago ari abanyafrika gusa niba bagifite leta zitirirwa abongereza oya ariko British Columbia y'abazungu hano ugira ngo bahavumbuye abahaje mbere ibintu nk'ibyo byose Uptown Plymouth on First Hill shamana yanjye bamubwire abantu bamaze kunkubita ikimbere Taylor Swift ubu nzamufata ryari uvuye iwabo wabo utababonye LA ntabwo wageze Beverly Hills kubahiga iyo nagiye gushaka amazu yabo ndagenda ndakoma ndavuga nti we Rihana we ariko no gutembereza akajya ngo ahangaha ni ko ari anashaka kubasa wambara ibyura nkanakomanga ngaha ni kwa Justin Bieber my friend uko bimbwira uri mu modoka ngo wiyeke se uhagarare bakubaza icyo hakujya ese byasere niho baba wowe ko bari barimo barakurangiza nyirenge mba numva wenda aba hafite nk'inzu ariko atabaye business ntago wamenya ngo ageze hehe urumva ushobora gusanga abageze baba bafite amazu ahantu henshi bafite hari bazita penthouse Seattle Art Museum ibintu nk'ibyo mu big city ariko hari ni nko twakita mu rugo nyine nkuko ubu nawe umuntu aje ngo se yagusanga handi utuye i Kigali ngewe nta hantu ntuye ngewe je suis nomade nta hantu ntuye ngewe ntuye ahondi ubu tuvugana ntuye mu modoka ya Yahise mu modoka ahangaha niho ntuye hari epfo ari amazi akakunyanja aya mazi se tuzajyayo ejo tuzajyayo pe ejo tuzagutembereza uracyarushye katubakore ko nzu oya kuruhanya uza ahantu nzaruhukira twese situazi ko yadira bahakubwiye ariya no nzaruhukira mu gihe ngifite uno mwuka rero ntaranguye nta bintu byo kuruha birimo ejo tuzaza mu gitujagajaga ngo turi muri downtown bambwira akajambo maze kwiga kuva naza hano ikibazo kibabaje nzagasubiza mu Rwanda banyica ngo god damn really? God damn it. Really ko kareka gufata. Really? God damn it. God damn it. Everybody's like god damn. Ariko F1 zo ntizizagufate. Oya izo ngizo zo Imana yazindinze mu matwi niyo nyumvishe mba. Ikibagabaga urebye asi twahita nka Kibagabagara twahita ni hano muri Amerika hari ukuntu haba ari amakaritsiye nayo ameze nk'indi migi twavuga nka Kabuga iyi twahita nk'Ikabuga for example ariko abari muri Kigali ariko isa nk'itaruye so uyu rero niwo bita Bellevue nayikubwiye kare Bellevue ni umujyi w'abakire so ni naho za Microsoft zikorera like it was Microsoft like Bill Gates icyicaro ku isi yose kibamo hano na Amazon I think ni etage ndende ya rouge ari Amazon isa Amazon era ahangaha niho batuye ba Bill Gates hano gutya iyi ni imwe mu makaritsiye ahenze ya mbere ku isi abaho hano hari inzu zigura nka $30,000 z'amadolari zo guturamo yabaye muri yanzu ya Bill Gates bavuga iba munsi y'amazi ibamo hano imeze nka aquarium y'ubwayo nkamize
habamo na Bezos niwe afite yanzu yasize agiye yajyanywe na kagakobwa kamutwaye Miami n'abandi b'ababiliyoneri benshi bo muri Washington batuye hano gutya hano hitwa Medina. So urabona ni Medina twe turi hano urabona ko so boni nk'ahantu hepfo gutya umanutse. Okay. So twe turi hano right now Bellevue. No umujyi wa tekinoloji n'amakampani menshi arimo hano nyine nayo ibintu bya tekinoloji. None se hano baracyubaka imihanda we nzi ko barangije kubaka bahura basana nk'ubashobora kureba gutya agahita avuga ngo urashaje. Kanyamara umuntu mu Rwanda akaza muri Amerika ibintu ntabwo biba ari bishyashya pe. Itsi yaro bahora bubaka imihanda yavuze amafaranga wagiye umuhanda basenya aravuga ati none hari n'ibintu bakereya ngo bagiye kugabanya ambuteyage noneho ukabona amafaranga apfuye ubusa kunangana bro. Ese ndakwereka nk'ahantu barimo kubaka indi mihanda ngo yo kugabanya ambuteyage bahimba ibintu ukavuga si ubundi byari ngombwa. Ako kabije kabagaha ako kabije bakaduhaye tukigera icyo twikorera. Hanyuma se muri inama ukuyemo iki uvuyemo yo muri nkuyemo abantu connections. Yeah. When I tell you I'm the next big thing, trust me that I'm the next big thing. Ariko icyo cyitwa accent ufite y'Inyamerika. Ariko ni isanzwe bro. I normally speak like this. Siko bavuga nanjye biri bavuga icyo mu Bugande. Mukajya bavuga Eric. No, cyo koze ni nyine that's my accent. Yeah, what's up, bro? Yeah. What's up, camera guy? What's up, Bill Gates' neighbor? Camera guy neighbor. I ain't gonna say this, you know what I mean? Yaje mbangubwira. Nyimara kugera hano, nyilandinga guri accent yasinduka kandi sinjye wabiteye. Nagiye kumva numvira hindutse. Byeze byikora. Ntabwo nzi ukuntu ariko nukubera nyine abantu bafite talent. Oya, ufite na talent mu ururimi ni nka art rega. Babyita za literature n'uko byose ururimi. Harimo n'umuntu ubana n'imyaka 20 nta cyongereza cyaramunaniye. Mva nibisazi nyono ngewe narahageze batangira kunseka ngo ndi kwigirisha kandi ntabwo ndi kwigirisha nyine iyo umuntu turi kumeze nk'umwana iyo umuntu turi kuvugana mirroringa accent yiwe nyine mpita mvuga nkawe nk'ubu tuvuganye mu cyongereza accent yawe niyo nahita ntangira kuvuga Suranda nayigiraho kubera rero hano haba nyine abanyamerika ibyo avuze nanjye mpita mbisubiramo ngasanga navuze nkawe nsubira mu Rwanda rw'aba Black American no Nubango nanjye when I become Bill Gates' neighbor I start speaking like an American. Namubonye Alyn ariko Listen to Mumihanda ya Kigali hehe muri Bellevue Seattle hamwe na Alyn Sano. Namwiboneye muri Amerika twamubonye mu mihanda ya LA ndavuga Alyn umva imihanda ya LA ariko mana take me back. California baby. It's a good place to land in when you come to America kubera ko cyane cyoza nakubeshya buriya niwo mujyi nanjye mba numva naturamo ndahakunda nanjye kabisa California LA kabisa ndayikunda baba hanze abantu baho baragenda cyane n'amaguru nyine barazerera wageze a Venice beach nagiye ahantu bita Santa Monica wagiye Santa Monica Santa Monica ngene wanavuga Santa Monica yene wanavuga Santa Monica ni Santa Monica ndirumya sha ayise nirumya kubera accent Santa Monica nagiye Santa Monica ni fresh hari n'indi yitwa Venice ni Venice beach Boulevard. Actually hariya niho hasi indoto nari mfite zo kuba icyamamare muri Amerika zahise zishirira kubera iki amatara haba ntabwo wagiye kuri street urebe abantu baba baraferinze nyine baba baraje za Hollywood baze gushakisha ubusitari byaratse bafite tara za dance igenda mbona abantu baguruka bakina basket abamafilimi abaki ahubwo abo bose bagiye bava mu bihugu byabo baje gushakisha shabikaranye bose babaye homeless nyine bari aho ngaho umva ahubwo ngiye nicyo cyagize cyanteye icyizere Kiwe byakwegera imbere. Ngiye byanyere imbere bivuga ngo kumva iki gihugu nta nyiracyo kigira ndaje gifata. Nari nzi ko umuntu avukira hano bigakuna ntabwo nari nzi ko abantu benshi actually ari aba immigrants. Ndavuga nti okay
Okay, I got it. Actually, no, uri muri right city y'aba immigrant. Seattle hano, 60% y'aba millionaire bo muri Seattle bavukiye outside ya America. Umva nyine ntabwo shange nari mbizi kugeza ngeze muri Amerika. Muri majority 30% by'aba millionaire bo muri uyu mujyi bavuka outside ya America. Nubwo n'abana bavukiye outside ya America. Nyine baje hano aba immigrant. Uzi ko nyine mfite mentality burundu yo kuvuga ngo utaravukiye muri Amerika. Ubwo nyine amahirwe yaragucitse. Ariko ngeze hano nkabona abantu bose ngo I'm from this. Avuga me too, I'm from Rwanda. Actually iki nicyo gihugu uzahuriramo n'abantu bo kwisi. Abantu bava kwisi yose. Maze guhura n'abantu ntakeka mu buzima ko nahura nabo. Uribuka bya bintu twigaga muri segonderi Nouvelle Guinée bavuga ngo sako bakazi intermediaire. American intermediaire. Shaka bisa. Yes. Mu wese. Hari abantu za hariya ngo babajama banini cyane babiri nabo muri iki. Oya hari Samoa abatonga. Tonga nayigira abantu banini ibintu byabo byose bari binini. Abana bishitse bavuga ati ibintu byabo byose bari binini. Byabo byose bari binini. Yego man. Hita ndekeraho. Yego wana ya. Shamana. Ariko babonye nta kintu gito bagira ku mubiri. Abatonga. Ndashaka kubareba. Yes Sano. Ubu rero hano tugeze ni muri quartier iwacu. Wa muri battle. Bayita battle. Wana imetri. Bakora itaga pronounce. Bellevue battle harya ya indi Kirkland. Woodinville. Ahantu nzatura namaze kuhabona. Zinzo muri North na makaritiye meza cyane. Nza muturanyi wawe. Of course. Medina. Ujye babwira Medina. Medina niyo ya mbere ku isi. Bill Gates neighbor too. Kabisa. Yes, hanyuma rero uri expecting iki mu rugendo rwawe muri Amerika ubona ruzarangira gute? Ruzarangira gute? Expectation. I'm just here for everything. Ibintu byose Imana iri kuntegurira ndi here for it. I don't expect less or more. I just am here. Yes, namwe rero mukurikiye ikiganiro rero icyo twabwira hari akantu tugiye gufata hano hantu tugeze ubwo igikurikiraho ngiye gutegura ibiganiro bitandukanye mu urugendo ruratangirwa Alyn Sano muri SOUDY on air yaba mu mihanda ya Kigali muri Seattle yaba ibiganiro exclusive yananyemera ikiganiro kiri exclusive tukaganira ibintu byose urugendo rwe rwose byaba ndategeza babwira. Oh my god. Yeah, right? I'm nervous. Byaba ndategeza babwira. Reka tube tubaretse. Thank you. Mureba ibyo ngibyo. See you. Iyi sosiyete nkubwira nta yindi ni SN Advisors ikaba igamije kubafasha gukora ubucuruzi mu mijyi minini irimo abakiriya benshi kuva muri group homes ugaca muri home health agencies ndetse assisted living facilities kugeza no kuri host home programs. Ahangaha reka nkubwira urimo urakodesha inzu bakaguha abakiriya batanu, aha ndavuga leta, ku buryo utangira n'abakiriya batanu bo kwitaho. Reka rero mbabwire ibyo bakora kuko ni byinshi, kuko amakompanyi menshi akora ubujyanama abafasha cyane mu gushaka ibyangombwa ndetse no kureba ko amategeko n'amabwiriza bikurikirwa. Ariko SN Advisors bo barenga aho ngaho. Aha rero naganiriye n'abatanga serivisi bakorana na SN Advisors. Ubutumwa bwari bumwe, barabizi, bitaba vuba kandi bafata abakiriya babo nk'umuryango. Kwino nawe ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri telefoni 888-380-4051 cyangwa se ukatwandikira fax kuri 480-658-277. Wanadusura ku rubuga rwa wa@mysnadvisors.com cyangwa se ukatwandikira email kuri info@mysnadvisors.com. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this.